Ibikorwa byo kwibuka ku nshuro 30 Jenoside yakorewe Abatutsi birakomeje mu bice bitandukanye by'u Rwanda n'amahanga. Ayo mahanga ari mu Buholandi, Latvia, Lithuania na Estonia. Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ni uhagarariye u Rwanda muri ibyo bihugu bine. Icyakora afite icyicaro mu Buholandi. Muri icyo gihugu mu diplomate w'u Rwanda afitemo icyicaro nicyo kiri mu rugereko rwa rufite inshingano zo kurangiza urubanza rwa Felicien Kabuga. Icyakora byarangiye abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi batabonye ubutabera kuko urwo rugereko rwasubitse urubanza kugeza mu gihe kitazwi. Ni icyemezo cyatewe nuko abaganga bemeje ko Felicien Kabuga atagifite ubushobozi bwo kuburana. Kubw'ibyo muri iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, ambasade y'u Rwanda mu Buholandi ngo yasabye ko bakekwaho uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi batabwa muri yombi mu maguru mashya kugira ngo batazasoza ubutabera mu nzira nk'iya Kabuga. Ambasaderi Nduhungirehe twavuganye ari mu Buholandi. Hanyuma kubona umuntu nk'uwo atabashije kuburanishwa ni ibintu bibabaje, ariko bitanga isomo ku muryango mpuzamahanga, itanga isomo ku bihugu by'amahanga. Ni nayo mpamvu muri za disikuru dukora mu kwibuka n'ejo bundi narabivuze n'abayobozi b'u Rwanda, baba bari mu Rwanda, baba ambasaderi hirya no hino, ndetse n'abayobozi bayibuka n'indi miryango y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, twese duhora tubivuga. Ni ngombwa yuko aya mahanga adufasha gufata no gukurikirana abakekwaho Jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo baburanishwe. Imyaka imaze kuba myinshi, imyaka imaze kuba 30. Ntabwo dushaka ko abandi nabo bazamera nka Kabuga. Nkuko kwibuka kuri inshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi byagenze mu Rwanda, ni nako ngo byagenze mu Buholandi. Inzego zikomeye muri icyo gihugu mu diplomate w'u Rwanda afitemo icyicaro ngo zitabira ibikorwa byo kwibuka kuri iyi nshuro. Ibyo ngo byatumye inzego z'u Rwanda zisaba Buholandi guta muri yombi barimo na nyina wa Victoire Ingabire bakekwaho uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Nibyo, ubundi buri myaka 5 kwibuka navuga kudasanzwe. N'ahangaha rero twakoze ukwibuka ku itariki ya 7 Mata, aho Ministre w'Ubutabera n'Umutekano yaje muri uko kwibuka, muri uwo muhango wo kwibuka. Ubusanzwe ntabwo leta y'Ubuholandi ihagarirwa kuri urwo rwego, ubundi ihagarirwa n'umuyobozi cyangwa umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ariko ubu ngubu kubera ko ari inshuro ya 30 hari Ministre w'Ubutabera n'Umutekano. Twarabashimiye yuko ubutwarane twagize mu byerekeye ubutabera, ariko kandi tunabasaba kugira ngo narabikoze na presidente wa Ibuka yo mu Buholandi, Madame Christine Safari, nawe arabivuga yuko rwose Ubuholandi bwakuriye bwabaga bukadufasha kugira ngo abakidegembya muri iki gihugu bakekwaho gukora Jenoside yakorewe Abatutsi bashyikirizwa ubutabera. Kuko hano hoherejwe manda ngira ngo ni 19, hari abazwi bari hano mu Buholandi. Abo ngabo nibo dusaba ko hagira igikorwa. Ngira ngo muramuzi uriya Karoli Nderehe wayoboraga Izari Rubona ukekwaho Jenoside. Ngira ngo we nawe niwe twifuza rwose yuko iperereza ryakwihutishwa kugira ngo ashyikirizwe ubutabera. Hari ndetse n'abandi hari witwa Teresa Dusabe, nyina wa Victoire Ingabire, nawe ukekaho Jenoside yaba yarakoreye Butamwa, aho yakoraga nk'umuforomokazi. So hari bene abo ngabo nyama turifuza yuko leta y'Ubuholandi yadufasha mu kubashyikiriza inkiko. Ambasaderi Nduhungirehe uhagarariye u Rwanda muri ibyo bihugu bine by'Uburayi yavuze ko usibye Ubuholandi ibindi bihugu bitadashinzwe birimo abanyarwanda bake. Icyakora ngo abariyo nabo bagiye gufashwa kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Iyi ngo ni inshuro ya mbere bagiye guhurira muri iki gikorwa. Ntabwo nabyita communauté, usanga ari nk'abantu 2-3, usanga mu gihugu batarenga 5. Akenshi hari n'abantu baba baraje kera. Ntabwo ari communauté nya-communauté, navuga ngo ni abantu benshi kubera nyine amateka tudafitanye n'ibyo bihugu. Ndavuga igihugu cya Estonia, cya Latvia n'icya Lithuania, ni ibihugu biri kure tudafitanye amateka, ariko dufite bake nk'abajyaga kera kwiga mu Burusiya, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete kera zarimo n'ibyo bihugu bitatu.
ubu ngubu byabonye ubwigenge. Rero hari bamwe bake bake, hari abandi bagiye mu kazi, ariko turateganya kuzakora umuhango wo kwibuka mu gihugu cya Lithuania ku itariki ya 25 z'uku kwa kane. Hazaba harimo abo banyarwanda bake bahari, ariko abenshi bazaba ari abadiplomate bo muri icyo gihugu, abanyeshuri, abarimu ba kaminuza, ndetse n'abo miryango idaharanira inyungu, kuko uzaba ari we muhango wo kwibuka wa mbere ubaye muri ibyo bihugu. Rero turagira ngo nibura tubasobanurire neza amateka ya jenoside, kuko nabyo ni ngombwa ko bayamenya. Hakazaba ndetse turacyaganira nabo ukuntu wenda mu myaka iri imbere nabo bazaduha urwibutso. Hanyuma tugateganya nanone mu kindi gihugu cyitwa Latvia, ho turateganya kuzagira urwibutso muri National Library yaho, ngira ngo ni biblioteke y'igihugu. Ho turacyareba amatariki, ntabwo turaneza amatariki, ariko ho icyemezo cyo cyarafashwe, barabyemeye kuzagira urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu mujyi wa Riga mu gihugu cya Latvia. U Rwanda rugaragaza ko Ubuholandi bwafashije u Rwanda mu kubaka urwego rw'ubutabera, ndetse ngo icyo gihugu cyataye muri yombi abantu 5 bakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. 3 ngo baburanishijwe n'inzego z'Ubuholandi, abandi 2 boherezwa kuburanira mu Rwanda, ndetse ngo bizeye ko amahanga namara kumva neza uburemere bwa jenoside yakorewe abatutsi ngo azarangira uruhare rukomeye mu gukurikirana abakekwaho kuyigiramo uruhare. David Nzabonimpa, TV 10.